burya ngo iteka uzahora ushima, iteka uzahore ushima, kuko the more you thankful, the more you attracted the other things to be thankful for. Uko ushima niko ugenda ugira amahirwe cyangwa se uhura n'ibintu byinshi mu buzima ukwiriye kujya uhora ushimira. Niyo mpamvu mu buzima tujye twitoza guhora dushimira buri kintu cyose tubonye. Byaba byiza kuko ni inzira y'uko umuntu, ni inzira igaragaza ko umuntu anyurwa, kandi uko utoza umutima wawe niko umutima wawe ugenda ukakira ibintu kandi bikaba nk'akarande cyangwa se bikaba nk'umuco, bikaba nka kamere muri wowe. Kandi ibyo wagezeho byose nta nubwo bizira ku gihe kimwe, igihe kuko ibintu wagezeho bitazira igihe kimwe. Niyo mpamvu buri segonda cyangwa buri munsi uko ugenda wakira ibintu uba ukwiye gushima, uba ukwiye gushima. Niba ari umuntu ubiguhaye ugashima, ariko ukibuka no gushimira Imana, kuko Imana iyo uyeretse ko unyuzwe n'ibyo igukoreye ihora yumva ko uri umuntu unyurwa, for the next time ikifuza guha n'ibindi birenzeho. Ujye ugerageza kuba umuntu unyurwa ku bantu, kandi indangagaciro zawe z'umuntu ntizikazaba urimo kunyurwa, kuko iteka ryose iyo unyuzwe n'icyo umuntu yagukoreye bituma ukomeza kubana nawe, kandi bikaba negative mind cyangwa se ibitekerezo bihora biri mu mbusane y'ibyiza iteka ryose ntibishobora kuguhereza ubuzima bwiza. Ariko iyo ukomeje kwibanda ku bintu bizima cyangwa se kuri positive sides iteka ryose uhora n'ubuzima bwiza.